Ndabagunda. Kagarara cyangwa se ASHTON SMALL guhabwa imodoka, guhabwa miliyoni zirenga 7 z'amanyarwanda, gutaramirwa na The Ben, igitaramo kiwe cyihariye cyamuteguriwe mu ndirimbo Thank You cyangwa se Thank You My God ya The Ben yafatanyije na Tom Close. Ubu Kagarara cyangwa se ASHTON SMALL ni uri kuyumva neza, ni uri kuyifiringa, ni uri kuyisobanukirwa neza. Ubutumwa burimo buvuga ku by'Imana ikora cyangwa se yamukoreye, ni uri kugenda ubisobanukirwa neza. Uti bimeze bite? Enoke Uwizeye uzi nka Kagarara yahawe imodoka yo mu bwoko bwa Kia Sorento n'igishoro cyarenga miliyoni 7,500 by'amafaranga y'u Rwanda, cyangwa se ubariye mu madolari n'ibihumbi 5 by'amadolari y'abanyamerika. ASHTON HALL wamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga kubera gukora siporo zidasanzwe, by'umwihariko kwiruka, yahaye nk'impano ikomeye, nk'ikimenyetso cy'urukundo umuntu bamaranye iminsi bazenguruka mu bihugu bigiye bitandukanye bya Afrika, nk'umuntu wamubonye mu bushobozi budasanzwe, aho yakomeje kugenda yumva muvuye cyangwa se siroga yuyu Kagarara cyangwa se ASHTON SMALL, by'umwihariko avuga ati disability is not inability, cyangwa se mu rwego rwo kugaragaza ko abafite ubumuga joboye, kuko kugeza ubu ngubu mu rugendo rwose bakoranye nta numwe urabasha kuba yahigika Kagarara, yewe no mu bijyanye no gutera izi pompage by'umwihariko. Ibi mwarabibonye, mwarabyumvishe, ahubwo reka ngaruke kuri bino birori uko byagenze. Ni ibirori by'umwihariko byabereye muri Kigali Universe, nyuma yo kuba batemberana, bamaze gutembera mu bice bigiye bitandukanye, yewe banakora n'akavideo kakoze ku marangamutima, by'umwihariko abantu benshi ngira ngo nkuko mukabona na video kari kugaragaza uburyo ubuzima bwo mu cyaro, ubuzima by'umwihariko bigaragara ko ari ubuzima nyine buriro kubura aho ngaho. Ibyo byabaye ubwo ASHTON HALL na Indian ASHTON HALL ndetse na ASHTON SMALL uzwi nka Kagarara bazengurukaga ibice bigiye bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali kuwa 10 Nyakanga 2026 mu bikorwa bya ASHTON HALL byo kuzenguruka Afrika. By'umwihariko ni ibikorwa bakoze guhera mu gitondo cyo kuwa 10 Nyakanga 2026, uyu munyamerika na Kagarara wahawe izina rya ASHTON SMALL na Indian ASHTON HALL basuye BK Arena bakinamo nabo basanze umukino wa basketball, by'umwihariko aho kandi niho bahuriye na Iradukunda Wilson wamamaye nka Rutambi ku mbuga nkoranyambaga, watanze ikizamini cyo guhangana nawe bagakuraho cyangwa se bagakurura moto ebyiri ziri kugenda. Ibyo ASHTON HALL yashoboye, ariko Indian ASHTON HALL biramunanira. N'uyu nguyu ASHTON HALL byabashije kuba atabishobora neza nko ku rugero uyu Rutambi yabikoragaho muri rusange, aho Rutambi yashaka kuba yahangana nawe, ariko cya cyubahiro kwa gukunda, by'umwihariko yabanje kubwira Rutambi ati banza uhangane na ASHTON SMALL, n'umutsinda nibwo turi buhangane, kubera ko yamaze kumwizereramo, yamaze kwemera ko cyangwa se yamaze kubona ko Kagarara ari superstar, nta muntu urabasha kuba yamuhigika cyangwa se yabasha kuba yakwiyemeza ngo guhangana nawe ngo abashe kuba yamutsinda mu bigendanye na push up. Aho kandi niho bahuriye nyirizina na Rutambi, bakomeza kugenda bakora imyitozo nyirizina, bakomeza kugenda bashimisha abantu. Hari hanze ya stade Amahoro, by'umwihariko ni mu gihe ASHTON SMALL Kagarara yatsinze Rutambi nyine mu gukora pompage, yongera gushimangira ko ari umwami w'iyi siporo, by'umwihariko aho kuva mu bihugu 5 bamaze gukandagira mu ngubu, kuva muri Ghana kugera muri Cameroon, kugera muri Nigeria, kugera muri Benin, kugera no mu Rwanda, nta numwe urabasha kuba yatera pompage zirenze izo uyu mugabo Kagarara abasha kuba yatera. Bavuye muri BK Arena bakomereza muri stade Amahoro, bahava bajya kuri Zaria Kota, aho bahuriye na Mudahigwa Emmanuel uzwi ku izina rya Frisi, kuri ubu ngubu wise ASHTON Big muri rusange. Bahavuye berekeza muri Kigali Universe, aho batunguriye Kagarara bamuha imodoka na sheke y'ibihumbi 5 by'idolari, yandi arenga miliyoni 7,500 y'amafaranga y'u Rwanda.
Rwanda. Ni ibintu byatunguye cyane. Kagarara nyirizina yaturitse ararira, agaragaza amarangamutima by'umwihariko ubona ko ari ibintu bidasanzwe. Aho ngaho bahavuye muri rusange ubwo The Ben yari amaze kumuririmbira indirimbo ya Thank You Magain, ndetse bari babanje guhura n'uyu Coach Gael, bahura na ba Alex Muyoboke by'umwihariko bamanza guhura mbere yuko bajya ahateraniye abantu benshi, ndetse naho ibyo birori byo kumuhera imodoka byatangiriye nyirizina. Ati mvugishije ukuri, mbere ntabwo nari nzi u Rwanda, ni ASHTON SMALL watumye ndumenya. Ibi byaje kuba bitangazwa n'uyu nguyu ASHTON HALL ubwo yabashije cyangwa se yarakimara gukandagira ku kibuga cy'indege i Kigali hariya, bamubajije niba yarazi u Rwanda mbere, avuga ko atigeze arumenya. Bivuze ko yamenye Kagarara cyangwa se yamenye ASHTON SMALL mbere yuko amenye igihugu avukamo. Ni ibintu ni itafari rikomeye, ni ibintu bikomeye cyane by'umwihariko kuba umuntu yabashije kumenya umuntu mbere yuko amenya igihugu avukamo. Ni ibintu byihariye, ni ibintu by'agaciro, ni ibintu wumva ko ari ibintu biri ku rwego rwo hejuru. Kwa 16 Kamena 2026 nibwo ASHTON SMALL yasangije abamukurikira amashusho atumiramo ASHTON HALL gusura u Rwanda no kwibonera impano zidasanzwe z'abanyarwanda bafite ubumuga. Kuva icyo gihe izina rya ASHTON SMALL ryatangiriye kwamamara cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho kuri ubu ngubu abarirwa mu banyarwanda bafite umubare munini wabamukurikira kuri Instagram, kuko ubu ngubu barenga 300,000. Kwamamara kwe kwarihuse cyane bitewe ahanini n'urugendo amaze iminsi akorana n'uyu ASHTON HALL, umunyamerika wamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga kubera amashusho agaragaza imyitozo ikomeye akora by'umwihariko yo kwiruka. ASHTON HALL uherutse kugaragaza ko cyangwa se uherutse gutangaza ko yiyemeje gufasha uyu ASHTON SMALL kugera nibura kubamukurikira kuri miliyoni by'umwihariko ziri kuri Instagram, ndetse no kumushyigikira mu bikorwa bye bitandukanye bya buri munsi. Mu magambo ye arangurura, mu magambo ye yakoranyije imbaga by'umwihariko abantu benshi bibaza ikigiye kuba, abantu benshi bari biteze ikigiye kuba, ariko we nkuko yakomeje kugenda bivuga ati promise is a promise, ati isezerano icyo nemereye uwo ari we wese ndakimusohoreza. Cyane ko muri bino byose byagiye biba yagiye akomeza kugenda atangaza ko avuga ko atari we ahubwo ari Imana yamukoreyemo, ahubwo ari Imana yabashije kuba yabimushoboza kugira ngo imwereke urukundo, imwereke cyangwa se itume yiyumvamo, itume impano ye by'umwihariko ya Kagarara igaragarira kuri ASHTON HALL muri rusange nyuma yo guhura, kuko ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu birenze, ni ibintu utapfa kwiyumvisha uburyo ki umuntu utazi u Rwanda, umuntu utaruzi igihugu muri rusange, umuntu ukurikirwa n'abantu benshi cyane, umuntu by'umwihariko ukurikirwa n'imbaga nyamwinshi, gukora video umucarenginga bikarangira akubonye, bikarangira yanditse muri comment za video washyizeho avuga ati ni ASHTON SMALL, bikarangira mukontaktinze muhuye, bikarangira afashe icyemezo cyo kuza iwanyu. Ni ibintu bidasanzwe, bikarangira akugororeye by'umwihariko. Nawe akunda kuvuga ati Jesus is King, avuga ati Yesu ni umwami cyangwa se Yesu ni umwami, avuga ati ntawundi, nta zindi mbaraga zacu, nta handi tubikura, ati ni ukubera Imana, ni Imana ibidushoboza kugira ngo tubashe kuba twagira icyo dukora by'umwihariko muri rusange. Ni urugendo rubyaye umusaruro ukomeye cyane kuri uyu nguyu Kagarara, haba mu kubaka izina ndetse no gukuramo ikintu cyamufasha ku mufuka, aho biteganyijwe cyangwa se yamubwiye ati izi miliyoni cyangwa se ibihumbi 5 by'idolari ushobora kubyifashisha muri business yawe. By'umwihariko ni urugendo rwatanze ingirakamaro, ni ibintu bigaragaza ishusho ihambaye cyane yo kuba umuntu wese watinyuka ashobora kuba ibyo yifuza kugeraho yabigeraho mu gihe ashyizeho umwete. Ni bumwe mu butumwa uyu ASHTON HALL yakomeje kugenda atangaza. Mbere yuko ahabwa iyi modoka babanje kunyura muri Kigali Universe, aho nyine yahuriye na The Ben, aho yahuriye na Coach Gael. Guhura na The Ben ni ubundi bwa mbere bahuriye mu gitaramo cyabaye ku itariki ya 20
kibereye i Nyagatare, aho The Ben ndetse na Bruce Melody bari muri ya gahunda y'igitaramo cya Country Summer Tour. Nibwo Kagarara yagaragaye ari kuri stage ari kuperformingana na The Ben, by'umwihariko The Ben yamuteruye kubera kwishimira indirimbo ya Thank You cyangwa se Thank You My God nk'uko abantu benshi bakunze kuyita. Ibi byatumye mu rugendo rwose Kagarara yakomeje kugenda akora, avuga bimwe mu byiza bitatse u Rwanda, ndetse anavuga n'umuhanzi w'inkoramutima akunda mu Rwanda, aho yavuze ati nta wundi muhanzi nemera ni The Ben, aho yagiye anyuzamo akaririmba na zimwe mu ndirimbo ze, by'umwihariko agihura na Bruce na The Ben, agihura na The Ben ubwo yarari kumwe nyine n'uyu Ashton Small, ubwo bahuraga mbere yuko bajya habera ibirori muri Kigali Universe, niho yabanje guhurira na Coach Gael, niho yabanje guhurira aho ngaho. hari na Alex Muyoboke usanzwe uzi nka manager wa The Ben, ndetse n'uyu Coach Gael sanzwe azwi nka manager wa Bruce Melody. Niho na nyuma The Ben yaje kuza, hanyuma ahita asuhuza uyu Ashton Hall, ndetse asuhuza n'uyu Ashton Small, by'umwihariko wabaga abari kumwe n'uyu Indian Ashton Hall muri rusange, uyu muhinde nyirizina. Ni ibintu byashimishije cyane, wabonaga ko yeretswe urugwiro. The Ben nawe avuga ati by'umwihariko nejejwe cyane n'uburyo wakoranye umuhate cyangwa se n'uburyo wajyaga utuvugaho, cyane ko The Ben ni umwe mu bantu nyirizina yajyaga yensistaho avugaho, by'umwihariko mu bantu akunda cyane nyirizina. Ni ibintu byatumye na The Ben mbere yuko banahura yari yasangije ubutumwa kuri Instagram kubamukurikira avuga ati dutewe ishema by'umwihariko no kwakira aba bagabo bombi, Ashton Hall, Indian Ashton Hall ndetse na Ashton Small Kagarara, by'umwihariko aho yasabye ati buri wese ubakurikiye cyangwa se ubakunda ndasabye mukore mu mufollowing, hanyuma uyu musore wacu akomeze kugenda atera imbere ndetse yaguka nyirizina muri rusange. Ni ibintu byatumye no kuba yakwiyemeza kuba yaririmba indirimbo Kagarara akunda, indirimbo yakomeje kugenda agaragaraho nyirizina muri rusange. Ni indirimbo yagaragaye uyu Kagarara ari kwivibinga, nta kintu cyari cyaba guhura na Ashton Hall bitari byaba, guhura cyangwa se gukorerwa bino byose bitari byaba, ariko yongeye kuba yayinjoyinga. Noneho ari umunsi we nyirizina, wavuga ko umugoroba wabaye wari umunsi wo kwizihiza cyangwa se wo gucelebratinga achievements cyangwa se ibyo uyu Kagarara yagezeho muri rusange. Ni ubundi ibino birori byose byabaye kune kuzenguruka kose kwabaye byari ibirori byari byateguriwe uyu Kagarara, aho kujya guhabwa iyi modoka yabanjije kuza aganwa cyangwa se ajyanwa ahiri, aho yarafashwe ukuboko n'uyu Ashton Hall ndetse na bouncer wiwe, aho bamutwaye agenda asubira inyuma cyangwa se ari kugendesha umugongo asubira inyuma nyirizina, aho yagejejweho iyo modoka. Yari imodoka nziza cyane, imodoka nshyashya yo mu bwoko bwa Kia Sorento, aho bahageze bagahagarara, hanyuma akahita aca bugufi akamupfuka mu maso akavuga ati uyu munsi nuwawe, ati uyu munsi nuwawe. Abantu bose bahari ni batuze, ngira icyo mvuga, ngira icyo nibwirira uyu Kagarara, ngira icyo nibwirira uyu Ashton Small. Ati iyo ukoze ibintu byawe ugashyiramo imbaraga ugashyiramo umuhate, by'umwihariko wiyambaje Imana, ati kwizera nta bikorwa nabyo nta kintu bikugezaho. Atariko niyo mpamvu uyu munsi turi hano turi gucelebrate umuhate cyangwa se n'urukundo rw'Imana n'ibintu Imana yadufashije kugira ngo ube wageraho. Ati nta yindi ni Imana, ntago ari ku bwacu, ni ibintu byakomeje kugenda bikora ku mutima, amarangamutima y'abantu akomeza kugenda azamuka bitewe n'urukundo ndetse no kubaha uyu musore Ashton Hall yakomeje kugenda aha uyu nguyu Kagarara Ashton Hall cyangwa se Ashton Small muri rusange. Ni ibintu bishimishije, ni ibintu biri ku rwego rurenze, ni ibintu ukurikije amateka cyangwa background y'uyu nguyu Kagarara nk'uko yakomeje kugenda abivuga, avuga ati nagize ikibazo cyo kuba nkabona icyo kurya, nagize
nagize ikibazo cyo kuba nabona homba, aho yavuze ati ni imfubyi, ariko kugeza ubu ngubu agahinda akomeje kugenda agira nuko ibi byiza byose ari kugenda bigeraho, by'umwihariko ababyeyi bagize uruhare mu kuba batamupfukirana, kuko abantu benshi bafite ubumuga hari ukuntu imiryango yabo itajya ibagaragaza ikabapfukirana, ariko we by'umwihariko akaba abigezeho. Aba babyeyi badahari n'ibintu byamubabaje, n'ibintu byamuzamuriye amarangamutima, aravuga ati ariko nta kundi cy'ingenzi nuko mbaye umugabo, nuko bya bindi abantu bashobora kuba baribwiraga bavuga ko ntari umuntu, cyane ko yavuzwe ko yagiye harasingwa kenshi cyane, asa n'utitwa umuntu bitewe n'aho yavukiye ndetse bitewe nuko areshya. Ariko kugeza ubu ngubu nk'uko ASHTON HALL yakomeje kugenda avuga ati ni Imana, ni ya Mana itarobanura ku butoni, itarobanura igihagararo, itarobanura indeshyo, ibashije kuba yamufasha kuba yabigeraho mu buryo budasanzwe. Amaso yose, isi yose ireba, noneho yabanje kuzenguruka ibihugu bitandukanye by'isi, aho yakomeje kugenda yerekwa urugwiro. Muri rusange ushobora kwibaza uti noneho haraza gukurikiraho iki? Andi makuru agiye atandukanye amushingiyeho tuzaza kugenda tubikugezaho, aho biteganyijwe ko n'ubundi uyu ASHTON HALL nyuma y'ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse no kuzenguruka bakoreye mu Rwanda, ateganya kuba yava mu Rwanda akerekeza mu kindi gihugu. Ntibizwi niba arakomezanya n'uyu ASHTON SMALL, ntibizwi niba urugendo rwabo cyangwa se rwakagarara rubaye rusubikiye hano mu Rwanda, ariko andi makuru yose agiye atandukanye komeza ukore subscribe bane natwe, hanyuma 5 kuri 5 tujye tugenda kugezaho tuvuga tuti congratulations kuri Kagarara, tuvuga tuti urukundo yeretswe n'abanyarwanda rukomeze rusigasirwe ruhoreho, hanyuma uyu muhungu nawe akomeze izina rye ndetse nawe ibintu bye bikomeze kugenda bifata umurongo mwiza, bigenda neza cyane. Subscribe, like, share ndetse na comment, update amakuru agiye atandukanye tuzajya tugenda tuyakugezaho neza 5 ku kandi ko igihe uri Musanze ushaka guspending night ahantu hameze neza haryoshye, yes, waza muri Home Bar and Restaurant Company Limited. Niho hantu nageze hari abaseriveri bameze neza cyane. Metero nkeya uturutse ku muhanda werekeza mu Kinigi usa n'ugana Cyanika, metero nkeya kuri Santere Umwari, hitwa kuri Santere Umwari aho bita Home Bar and Restaurant. Yego bagufitiye igikoni kimeze fresh sana, bagufitiye amacumba ameze neza cyane, bagufitiye icyo kunywa kimeze. Ukunda gutembera, ukunda kuberwa hamwe na style zitandukanye, dore ugomba kubarizwa na Many Empire Shop, aho imyenda ihurira n'ubwiza bujyanye no gukomera. Twabazana imyenda y'abagabo n'abagore, noneho abakerarugendo bo tubafitiye imyenda ikoze mu mabara meza adakanga inyamaswa n'ingofero nziza z'uruziga. None se ukunda imyenda ikomeye kandi myiza, Many Empire Shop turaguha style gutandukanye n'abandi, igatuma ugaragara byihariye. Akarusho, uguze imyenda iwacu turagukorera delivery aho uri hose. Many Empire Shop, ibiciro byacu ni byiza bidashidikanywaho kuko binogeye buri wese. Dukorera i Musanze mu isantere ya Kinigi, waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0761818333. Wanadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu nka Many Empire Shop. Many Empire Shop, natural, confident and original. Many Empire Shop, dore style ihumeka umwimerere. Wow. Men Empire.